aha ninjiye nyagasani kuri buri munsi umpe guhahurira nawe nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muze dutwaze Yezu umusaraba ubwo dutangiye icyumweru gitagatifu kuri iki cyumweru cya Mashami tariki 10 Mata 2022. Isomo rya mbere tujye kuzirikana ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 50 umurongo wa 4 kugeza kwa 7. Nyagasani uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani uhoraho yanzibuye amatwi nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisange nyitegeza abamfuraga ubwanwa. Uruhanga rwanjye sinarusha abantukaga bancira mu maso. Cyakora Nyagasani uhoraho arantabara agatuma ibitutsi bitanca intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nkibuye kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 22. Mana yanjye niki cyatumye untererana? Abambonye bose barankwena bakampema kandi bakazunguza umutwe bavuga bati ko yiringira uhoraho ngaho namubuhore, ngaho namukize umva ko mukunda. Rwose imbwa nyamwinshi zankubakubye, igitero cy'abagira nabi cyantaye hagati, bamboshye ibiganza n'ibirenge, amagufwa yanjye yose nayabara. Bigabanyije imyambaro yanjye, igishura cyanjye bakigeraho ubufindo. None rero uhoraho ntumbe kure, wowe imbaraga zanjye bangukuntabare. Nzoge izina ryawe mu bo tuva indimwe, ngusingirize mu ruhame rw'ikoraniro, nti yemwe abubaha uhoraho nimumusingize. Mana yanjye niki cyatumye untererana? Isomo rya kabiri ni ryo mwari Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 6 kugeza kwa 11. Bavandimwe, Kristo nubwo we yari afite imibereho rimwe n'Imana ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko amare kwishushanya n'abantu yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, biheshe Imana se ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ububare bw'umwami wacu Yezu Kristo kubwanditswe na Luka umutwe wa 23 umurongo wa 1 kugeza kwa 9. Ikoraniro ryose rirahaguruka bajyana Yezu kwa Pilato. Batangira kumurega bavuga bati, twasanze uyu mugabo agandisha igihugu cyacu, akabuza gutanga umusoro wa Kayizari kandi akiyita Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, koko uri umwami w'Abayahudi? Aramusubiza ati, urabyivugiye. Pilato abwira abatware bahereza bitambo na rubanda ati, nta cyaha nsanganye uyu muntu cyatuma ahanwa. Bo rero bahatiriza bavuga bati, agomesha abantu, ari nako yigisha muri Yudeya yose, yatangiriye muri Galileya none ageze ino. Pilato abyumvise abaza niba uwo muntu ari umunyagalileya. Amaze kumenya yuko atwarwa na Herodi, amwohereza Herodi wari i Yerusalemu muri iyo minsi. Herodi abonye Yezu arishima cyane, kuko yahoraga yifuza kumubona kubera ibyo yamwumvagaho, ndetse yizeraga kumubona akora igitangaza. Amubaza ibibazo byinshi, ariko Yezu ntiyagira icyo amusubiza. Abatware bahereza bitambo n'abigisha amategeko bari aho bamurega byinshi. Nuko Herodi afatanyije n'abasirikare be aramushinyagurira cyane, amuhindura urw'amenyo, hanyuma amwambika umwenda urabagirana, amusubiza cyo kwa Pilato. Herodi na Pilato ubwo baherurwa baruzura, kandi mbere hose baraziranaga. Nuko Pilato akoranya abatware bahereza bitambo, abakuru b'umuryango na rubanda. Arababwira ati, mwanzaniye uyu muntu muvuga ko agandisha rubanda. Namubarije imbere yanyu, sinagira icyaha musangana mu byo mumurega. Na Herodi nuko, dore nguyu yamutugaruriye. Uyu muntu ntacyo yakoze gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi mureke agende. Ariko basakuriza icyarimwe bati, uwo nguwo napfe. Uturekurire Barabasi. Barabasi uwo akaba yarafungiwe imidugararo yadutse mu mujyi no kuba yarishe umuntu. Nuko Pilato wifuzaga kurekura Yezu yongera kubabwira kwa kundi, ariko barushaho gusakuza bati,
mumubambe ku musaraba. Pilato yongera kubabwira ubwa gatatu ati, ikibi uyu muntu yakoze ni ikihe? Ntacyo namusanganye gikwiye kumwicisha. Rero ndamuhana, ubundi mureke agende. Ariko barushaho gusakabaka bamusaba ngo abambwe, maze urusaku rwabo rurushaho kwiyongera. Nuko Pilato yemeza ko icyo bashegeye gikorwa. Abarekurira uwo basabaga wari warafungiye guteza imidugararo no kwica umuntu. Naho Yesu aramubagabiza. Igihe amushoreye baza gufatana witwa Simoni w'Isireni wiviraga mu mirima ye. Bamuhekesha umusaraba, agenda inyuma ya Yesu aho umutwaje. Yesu yarakurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu, barimo abagore baborogaga bamuririra. Bigeze aho Yesu arabakebuka, maze arababwira ati, bakobwa b'i Yerusalemu, mwindirira, ahubwo nimwiririre mwe n'abana banyu. Dore hagiye kuza igihe bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atongeje. Icyo gihe bazinginga imisozi ngo nimuturidukireho, n'uturunga ngo nimudutwikire. None se niba bagiriye batya igiti kibisi, icyumye bazakigenzereza bate? Bari bashoreye n'abandi babiri babagira nabi, bagira ngo babicire hamwe nawe. Nuko bageze ahantu hitwa ku Gihanga, barahamubamba hamwe n'ababagira nabi, umwe iburyo undi ibumoso. Nuko Yesu yambaza avuga ati, dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Hanyuma bigabanya imyambaro ye bayikoreyeho ubufindo. Rubanda bagumaho bamurebera, abatware bo bakamunyega bavuga bati, yakijije abandi, ngaho nawe niyikize niba ari Kristo intore y'Imana. Abasirikare nabo bakamukwena, maze baramwegera bamuhereza divayi irura bavuga bati, niba uri umwami w'Abayahudi, ngaho ikize ubwawe. Hejuru ye hari handitse itangazo ngo, uyu ni umwami w'Abayahudi. Umwe mu bagiranabi bari bambanywe nawe yaramutukaga avuga ati, harya se wowe Kristo? Ngaho ikize ubwawe natwe dukize. Ariko mugenzi we amucyaha avuga ati, mbese ntutinya Imana, wowe waciriwe rumwe nawe? Twebwe turazira ukuri, turaryozwa ibibi twakoze, naho we nta kibi yakoze. Arongera ati, Yesu uranyibuke igihe uzazira kwima ingoma yawe. Yesu niko kumusubiza ati, ndakubwira ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry'Imana. Hari nko ku isaha 6, maze ku isi yose hacura umwijima, izuba rirazima, bigeza ku isaha ya 9. Umubambiko wo mu ngoro utanyukamo kabiri. Nuko Yesu arangurura ijwi ati, dawe shyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe. Amaze kuvuga atyo araca. Umutware w'abasirikare abonye ibyo bibaye, asingiza Imana avuga ati, koko uriya muntu yari intungane. Abantu bose bari bahuruye kureba ibyabaye, babonye imaze kuba, bikubura bataha bikubita ku gituza. Abamenyi ba Yesu bose bari bahagaze ahitaruye, hamwe n'abagore baturutse mu Galilaya bamuherekeje, bakomeza kubyitegereza. Bakristo bavandimwe, nidukomere kuri Kristo, ari mu mibabaro, ari mu makuba, ari no mu mahoro no mu byishimo. Bityo twoye kumwihakana, tumukurikire, tumukurikize, tumutwaze umusaraba. Umunsi umwe umugabo yabaze ihene y'isekurume, nuko agiye kubona embo matin, abona umurenge wose urahuruye n'amasahani, bati, nyabuneka dushyireho kanyama tujya guteka iwacu. Ibaze nawe bose n'amahani ku ihene imwe gusa. Nuko wa mugabo abaranganya nk'amaso ati, uwo ntabonye ku rupfu rw'umwana wanjye w'imfura, simubone ku rupfu rw'ihene yanjye y'isekurume. Nuko bamwe bari bazanye amasahani, barisuzuma koko, basanga ko bataragaraye ku rupfu rw'uwo muhungu we. Nuko bahita bibwiriza, basubirira yaho, batahamara amasa n'amasahani yabo. Hasigara gusa abagiye gushyingura wa mwana, abamufashe mu mugongo. Amen. Bakristo bavandimwe, natwe tube maso, Nyagasani ejo atazatubwira ati, uwo ntabonye mu gisibo, simubone mu nzira y'umubabare, mu nzira y'umusaraba. Ubwo so ngo azagaragara ate kuri Pasika? Uwo ngo yaba ari nkundi yo bweze. Nkundi yo bweze we, mbega wowe. Bakristo bavandimwe, kuri iki cyumweru cya Mashami dutangiye icyumweru gitagatifu, la semaine sainte, aho tuzazirikana ku mayobera gucungurwa kwacu, le mystère de notre salut. Rwa rukundo Imana yadukunze kugeza yitanze ku musaraba, rwa rukundo kugeza ku ndunduro, ububabare n'urupfu n'izuka bya Kristo.
ngo umukiro wacu. Iyo tugeze ku bubabare bwa Kristo, abanditsi bose b'abavanjiri uko ari 4 nubwo bagira ibyo bagenda batandukanaho, ariko bagerageza guhuriza ku nzira y'ububabare. Buri wese birumvikana akagira umwihariko we, akagira icyo atindaho. Mbese nkaruka twumvise kuri iyi Mashami atinda cyane ku bintu bibiri. Ubwo twasomewe ivanjiri ngufi, Luka atinda ku mwigisha ndetse n'umwigishwa, imyitwarire ya Yezu umwigisha imbere y'ububabare, imbere y'umusaraba, ndetse n'imyitwarire y'umwigishwa wa Yezu ari imbere y'ububabare ari kumwe na Yezu nyine mu nzira y'umusaraba. Turabona ko kwa Luka Getsemani, inzira y'umusaraba, atari agahinda, imibabaro, ahubwo amahoro, la paix, la joie. Yezu ugiye gupfa ariko afite ubudahangarwa, arakomeye cyane kuko yumva kunzwe na Data. Ako kantu kumva nkunzwe, nanjye rero nkumva ko no mu gahinda, mu bibabaro, mu byago, Imana irahari, Imana irankunda. Bityo Imana ikanyuza umumarayika wayo kuko imwoherereza Yezu mu murima wa Getsemani. Ko umumarayika w'Imana ndi iruhande, ari mu mahoro, ari no mu byishimo, mu makuba n'imibabaro, mbese nka Yezu uri kumwe n'Imana. Kumva ko ntari njyenyine, ako kaneza aragakunda. Dieu est toujours avec moi, Dieu est là à mes côtés. N'igihe mbabara, imibabaro, agahinda n'ibyishimo, Imana ibihari. Muri aya masomo twazirikana ku ngingo nyinshi, ariko zose reka tuzinire mu ngingo imwe rukumbi gusa: imbabazi zikiza, imbabazi zo kubabarira abanyabyaha, le pardon qui sauve. Turazirikana kuri Yezu ubabara akatubabarira. Nibyo koko rya jambo ry'imbabazi, la compassion, biva ku nshinga y'ikilatini kumupati, souffrir avec, kubabarana n'undi, ndetse kubabara mu kigwi cy'undi. Yezu yababaye kugira ngo dukirabara mu kigwi cyacu. Ngibyo gusaba no gutanga imbabazi. Imbabazi za Yezu nizo zadukijije. Mu kuzirikana kuri izi mbabazi zidukiza, tugiye kurebera hamwe ingingo ebyiri: imyitwarire y'umwigisha Yezu Kristo mu nzira y'umusaraba, ndetse n'imyitwarire y'umwigishwa wa Kristo mu nzira y'umusaraba, amukurikiye kandi amukurikiza. Maze nanjye uyu munsi kuri Mashami nze gutangira ububabare hamwe na Kristo, mutwaza umusaraba, tujyane nawe. Niyemeje kubabara ngo mbabarire abandi, kubabara ngo mbabarire abandi. Ingingo ya mbere: umwigisha Yezu Kristo mu nzira y'umusaraba. Uyu munsi Yezu yatangiye inzira y'umusaraba. Yamvugo kiratini igira iti: amicus certus inire incerta cernitur, on distingue l'ami sincère dans les situations difficiles. Inshuti nyashuti uyibona mu byago, mu kababaro, mu gahinda. Ntabwo ariyo kuri Pasika gusa, ahubwo no mu gisibo. Inshuti nyashuti rero ni Imana ubwayo. Deus caritas est, Imana n'urukundo. Kuko Izayi yabitubwiye mu isomo rya mbere ati: Uhoraho arantabara agatuma ibitutsi bitanca intege. Amen. Gutabarwa n'ubuvunyi bw'Imana. Yezu nawe aratabarwa n'Imana Data. Yezu nubwo ari umutegetsi, ni Imana, ni igihangange, ariko yihinduye ubusabusa ari ukugira ngo adusubize agaciro. Yezu araseba kugira ngo asubize agaciro. Nk'uko na Paulo mutagatifu abitwibutsa mu isomo rya kabiri ry'uyu munsi: humilité et humiliation du Christ. Yezu wigize umuntu, Imana yigize umuntu kugira ngo iducungure. Nguko kwikonoza mu ikuzo, nguko kumvira kugeza kumva, l'obéissance du Christ qui conduit à l'oubli de soi. Yezu akiyibagirwa kugira ngo twebwe twibukwe. Yezu wabaye turababarirwa kubera kwicisha bugufi kwawe, kubera urukundo. Singizwa Yesu, warakoze. Ivanjiri ya none twumvise imyitwarire ya Kristo utangiye ububabare, mu gihe twebwe abantu bamwe dukomeza kuba bankundiye ubweze, tukamushagara igihe ibintu bimeze neza. Kuri Mashami mu byishimo nyine tugasasa Mashami mu nzira n'imyitero ku buryo bukanganye, tukamuha impundu, tukamushagara ari kwinjira mu mwami Yerusalemu. Ariko ababyeyi, iyo rukomeye, imibabaro itangiye, amacumu atangiye kugaragara, yewe ndakubwiza ukuri, tumuha urw'amenyo, tumuha induru. Nkundiye ubweze we, ya nshuti nyashuti uyibona nyine mu byago aho rukomeye. Ariko nubwo ari mubare n'ishavu, Luka mutagatifu ngo twabyumvise, we aratwereka Kristo yishimiye iki gikorwa, igikorwa cyo kwitanga. Bigaragara ko iki gikorwa yagiteguye. Ubwo Yezu atangira iyi vanjiri ububabare uko ari ndende, ati: nifuje gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. Amen. Ni ikintu Yezu nyine yifuje. Ibyishimo bya Yezu Kristo, Eucharistein mu Kigereki, bivuga ngo action de grâce, gushimira Imana. Agafata umugati na divayi, akagaburira intumwa ze ngo basangire bwa nyuma muri ibyo byishimo. Nifuje gusangira namwe. Amen.
Yesu muri ivanjiri ndende aratanga igisobanuro cy'urupfu rwe nk'uko tujya kubizirikana mu bihe bine by'ingenzi. Igihe cya mbere ni ugushimira Imana umubiri n'amaraso bye kugira ngo agaburire intumwa ze bishimane basangire. Igihe cya kabiri ni uko ingoma y'Imana ije, le règne de Dieu arrive, ni intangiriro y'ingoma y'Imana, c'est le début du règne de Dieu. Imana iraje nyine, Imana igiye kudukiza. Icya gatatu ni ugusanga Imana, joie du retour au Père. Urupfu rwa Yesu ni urugendo ruganisha mu ijuru kwa data. Yesu akavuga ati vado ad patrem, je vais vers le Père, ngiye kwa data. Gupfa rero Yesu akabifata ngaho atari umubabaro gusa, ahubwo nk'inzira nziza igeza kwa data. Twaremewe twese kuzajya mu ijuru, niho twese tuzishima iteka, ariko tuzanyura mu rupfu. Igisobanuro cya kane Yesu aha ububabare bwe ni uko Yesu ari umugaragu w'abantu ndetse n'Imana, serviteur de Dieu et même des hommes. Yesu aradukunda akatwitangira, akitangira abantu, agatanga ubuzima bwe ngo bube incungu. Ya amare adi ungwemu eme jusqu'aux ongles, gukunda kugeza ku musozo, kugeza ku nzara. Ibyo nibyo Yesu yakoze ahangaha nyine ku musaraba, kudukunda kugeza ku ndunduro, kugeza ubwo twitangiye akatugirira imbabazi. Ngiyo ibyishimo bya Kristo bwa bubabare agiye gutangira buzamugeza hehe? Kuri Pasika, ku byishimo, kwizuka. Bityo akaba aradukijije, adukirishije iki? Imbabazi ze, akambabarira nawe agakubabarira. Yesu warakoze gutwitangira, ntacyo twabona tukwitura ku rukundo wadukunze. Ingingo ya kabiri tujye kuzirikanaho ni imyitwarire y'umwigishwa wa Kristo muri iyi nzira y'ububabare, muri iyi nzira y'umusaraba. Ese wowe nanjye twiteguye gutwaza Yesu umusaraba aho agiye kunyura? Amicus certus inire incerta cernitur. Ese nanjye nshobora kugaragara mu nzira y'umusaraba nk'inshuti ya Yesu koko, inshuti magara? Bakristo bavandimwe, biratangaje kandi biratunguranye ko Petero yababariwe na mbere yuko akora icyaha. Mu ivanjiri ndende twazirikanye ako kantu Yesu aragakunda. Yesu akambabarira na mbere yuko nkora icyaha, akamburira. Aha, imbabazi za Yesu zirimo ziratembera kwa Petero ndetse n'abandi bose bari kumuhemukira. Yesu ati, Simoni Simoni, dore Sekibi yasabye ngo abashungure nk'ingano, ariko nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka. Amen. Yesu arongera ati, nawe rero numara kwisubiraho uzakomeza abavandimwe bawe. Amen, amen. Nakize, reka ngize n'abandi. Nabonye Kristo, reka mwereke abandi. Natwe rero bakristo bavandimwe, igihe twataye Imana, igihe twagiye kure y'Imana, iyo iba yatubonye kare, iba yatubabariye kare, ndetse ikadusaba kuyikurikiza, natwe tubabarira abandi amakosa yabo, yewe na mbere yuko badusaba imbabazi, mbere yuko badupfukamira. Umubare bwa Nyagasani Luka mutagatifu niwe werekana cyane indoro ya Yesu, indoro y'impuhwe kuri Petero. Le regard de Jésus vers Pierre, le regard de pitié. Nk'uko ivanjiri nyine ubwayo bisobanura ivanjiri y'impuhwe. Iyo ncumuye Yesu ntahita ncira urubanza ngo andimbure, ankureho, ahubwo arangoragoza, andeba n'impuhwe. Le regard de pitié, indoro y'impuhwe, indoro y'imbabazi. Yesu inzira yose y'umusaraba yabaye kugira imbabazi gusa, ndetse no mu rubanza rwe haragaragaramo, nanjye kuvuga iyo nyanja y'imbabazi. Turamubona mu ivanjiri ari imbere y'inama nkuru, c'est le jugement religieux. Luka imbere ahangaha ashyira imbere amazina atatu ya Yesu Kristo: le Messie, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Mesiya, umukiza, umucunguzi, umwana w'umuntu ndetse n'umwana w'Imana. Amazina koko agatugaragariza ko ari urubanza rw'Imana koko. Nuko abantu bakitera amajege, bakishyira mu birere ngo ko bagiye gucira Imana urubanza. Wabishobora ute muvandimwe? Nyamara tuzirikane ko Imana idapfa. Kamwanya tukabona Yesu ari imbere ya Pilato, jugement civil. Anga kwa Pilato nanone Luka agaragaza gatatu kose muri urubanza rwa Yesu, ubudahemuka bwa Yesu, l'innocence de Jésus, ko Yesu arengana gatatu kose. Ndetse na Pilato ageraho kumunagora w'icyaha ati, nta cyaha nsanganye uyu muntu cyatuma hanwa. Twabyumvise. None se ko ari umwere Pilato we, kuki utamuturekurira? Aha, bahisemo Barabasi, bahisemo umunyabyaha imbere ya Yesu w'intungane. Ngubwo ubugome bw'abantu kugeza n'ubwo bafatira intungane idacumura ngo bayumvishe. Aha, ibaze noneho iyo Yesu ibirego biza kumufata, noneho bari kumuhamba ari muzima wese. Erezo makubwa amahirwe, imbabazi z'Imana zihoraho. Yesu nyine impuhwe arababara,
kugira ngo tubabarire, akababarira n'abishi be. Ngo hirya kure cyane muri Afurika, ngo kera cyane abantu bakigendera ku moko kandi byabagaho, ngo nuko umuntu ngo yaguha akazi akabanza kureba niba ngo uri mwene wabo ngo muhuje ubwoko, yasanga atari byo akakwirukana agakurimbura ndetse n'imizi, cyangwa ntagukingurire ntaguhe serivisi. Mwaba muri kwigana nko mu ishuri rimwe akanza akareba muhuje ubwoko, yasanga atari byo akaba yaguhisha amakaye ugatsindwa, ubundi ugataha bakakwirukana cyangwa akagukorera ibindi bya mfura mbi. Ariko ibyo ngibyo erezo mu bavandimwe byari bya kera, nta muntu muzima ibyo waba kibigenderaho kuko nyine byari bigayitse. Namwe murumva ko nanjye kuvuga umunuko mumbabarire, murumva ko bigayitse, murumva ko atari by'abantu bazima nyine. Siniro mvuga ko ari by'inyamaswa, ntabyo mvuze, ariko biragayitse pe. Kuko nyine aba bantu bene aba, iyo ushishoje neza, bari babuze ubumuntu, ubuntu bw'Imana, la miséricorde divine. Inyamaswa zo bazishakiraho umuntu se, icyazo nuko kuronda nyine. Nuko rero Kristo bavandimwe, inkuru y'umwana isubira inyuma, ngo iyo hirya nyine kure cyane, ngo umugabo umwe yari umukire w'umuherwe pe, akize cyane, ariko afite indwara nako icyorezo karande yanduye. Icyorezo iki ngiye kuvuga nyine kironda koko, hari kera nyine, ku buryo hazaga kumureba yabanzaga gutuma abagaragu be ngo barebe niba bahuje ubwoko, ubundi amugire neza cyangwa nabi. Nuko umunsi umwe Nyakibi ntararabushyitsi, umunsi umwe ngo nawe nyine yaje kurwara. Amaze kurwara arwara nabi cyane, noneho arwara indwara mbi cyane, arwara igisebe cy'umufunzo, ku buryo nawe yibwiraga ko bahuje ubwoko. Bagezeho baramwinuba, baramuta ngo ya nshuti nyashuti nyine, ngo babene wanyu. Nuko baramuhunga bose pe, kuko icyo gisebe nyine cyari gitangiye gutera impumuro atari nziza. Nuko muri ako gakubuza k'ububabare haza kuza umuntu aramwegera, amurangira ashobora kujya kwivuriza ubundi agakira, kuko nyine yarazengurutse ibitaro byinshi cyane yaranze gukira. Aho yagombaga kujya kwivuriza rero yagombaga kwambuka amazi. Hari abenshi batinya ubwato, hari abenshi batinya amazi. Nuko mu nzira bari kugenda agiye kwivuza ari mu bwato, haza kuza inkubi y'umuyaga, nuko bararohama, dore ko atarazi koga. Ibaze nawe yararohamye se cyagenze gute? Ugatangira gutaka no gutakamba, azi ko nyine birangiye ko apfuye, kuko nyine atarazi no koga. Nuko umusare we ubwo bwato wari umenyerewe koga, yumvise uwo muherwe ari gutaka ari kuboroga, aba ari we aheka mu mugongo, ajya kumutabara, ajya kumurohora. Nuko amugeza ku nkombe nyine musozi, wa murwayi n'ibyishimo byinshi arebye uwo musare umurohoye, nkuko aramenyereye kureba na ya ndoro y'amoko, amurebera muri ya ndoro y'amoko n'ubundi, kuko yarebaga abantu nyine badahuje ubwoko. Nuko arebye asanga badahuje ubwoko. Nuko ako kanya uwo mukire atangira kurira ayo kwarika ikiniga cyinshi. Nuko baratangara bari baraho bamubaza icyo ari kurira, kandi amaze kurokoka. Yakagombye kuba ari kwishimira iyo ntsinzi ko arokotse. Nuko avugana ikiniga ati, iyo nkiza kumenya kare kose ko ubuzima nta bwoko bugira, ko ubuzima nta bara bugira. Mbabajwe n'abantu nahemukiye nkabarenganya bazize ubwoko. Kubona ungiriye ubuntu, imbabazi, ukandokora ntacyo dupfana. Ni koko abantu baracyariho, ngenda narapfuye, ungiriye neza, uziturwe neza nawe. Nuko muri uko kumushima no kumushimagiza ko murokoye atitaye ko wari we, nuko kwa mugabo bakomeje kugendana nawo umusare, bagenda baganira, bakomeza bagenda bibwirana uburyo ikibazo cy'amoko cyatumye abantu bamwe bacurama, bamwe bagapfa mu mutwe, abandi mu mutima, abandi ibitekerezo bigacurama, abandi bata umutwe, abandi batigihe muri ibyo. Nuko uyu mukire amara iminsi ku rugo rw'uyu musare, bari kuganira bishimira ko yarokotse. Aha ntiyabaye gikomeza urugendo aho yagombaga kujya kwivuza. Nuko arebye mu minsi mike abona cya gisebe cy'umufunzo cyamuryaga, arebye asanga cyarakize. Akomeza kwibaza niba ari y'amazi yamukijije aho yarohamiye, ariko ko akomeje gutangara ibiri kumubaho kuri urwo rugendo, aba ari uguturika ararira kubera ibyo bitangaza. Kubabara nkababarira. Bakristo bavandimwe, ni koko ubuzima nta bwoko bugira, nta bara bugira. Nk'uko umuntu wemeye kubabara ababarira koko, agakira indwara yararwaye zari zaramunaniye. Kubera iki? Kubera imbabazi. Ndabizi abanyabwenge n'abahanga benshi harwo batemera bene ibitangaza, ko ushobora gukira indwara wari urwaye, izaroho ndetse n'iz'umubiri. Kubera iki? Kwibohora imbabazi. Iyo kiboshye, iyo kiboheye ku moko, ndakubwiza ukuri, ushobora no kurwara indwara nyinshi, yewe zimwe zigakabaho karande, wajya kwa muganga bakabura urwayi. Kubera iki? Wanze kubabara ngo ubabarire, wanze kurekura shitani y'amoko, iracyakuziritse kandi izaguteza impanuka nyinshi, ibyago sinakubwira. Nyamara
yaba amenyaga ko Yesu atubabarira aha ku musaraba nyine, nawe ukagombye kubabarira mugenzi wawe. Imbabazi ntabwo ari gusa gupfukama ugapfukamira uwo wahemukiye, ahubwo guhindura indoro. Nandi gukureba nkoresheje indoro y'ubwoko, none ngakureba nkoresheje indoro yande ya Yesu Kristo, indoro y'imbabazi, indoro nyine y'umuntu ufite ubumuntu. Nakurebaga nkakubona mu bwoko cyambere cyo, none ndi gukureba nkabona uri umuntu, kureba undi ukabona ari umuntu. Ako kandi Yesu aragakunda. Yesu akandeba akancungura atitaye ku wundi we. Amen, amen. Yesu warakoze. Nkuko Yesu nyine areba na Petero indoro y'impuhwe, nuko ariko akamubwira ati komera nawe uzakomeze abavandimwe bawe. Yaba nanjye nafunguraga amaso nkareba nabandi indoro y'imbabazi, ngahumura impumuro y'impuhwe, ibisebe by'imifunzo mfite byari kuba byarakize. Aho guhumura ubugome, amoko, imetezi, amacakubiri, ngahumura iki? Imbabazi, indoro y'impuhwe bya Kristo. Kuko imbabazi za Kristo nyine zirakiza. Nguri ifoto y'umwigana bose muramutse muhuje ubwoko, abo mukorana bose ngo muhuje ubwoko, ngo ntiwakwana n'uwo mudahuje ubwoko. Iyo abantu bose bari ku isi bari bahuje ubwoko kimwe, kuri iyo foto y'abantu bose bari ku isi ngo bahuje ubwoko. Aha, Yesu mukudukiza ntabwo areba ubwoko, akarere, idini, igihagararo cyawe, ahubwo akiza abantu bose nta kurobanura ababi n'abeza. Bakristo bavandimwe, muri iki cyumweru gitagatifu nanjye mfata umugambi wo guhekana umusaraba na Yesu. Mutwaze umusaraba. Twumvise abantu benshi Yesu yababariye muri inzira y'umusaraba. Hari abagore bamuriraga ndetse bakamutwaza n'umusaraba. Twumvise abantu benshi batwaje Yesu umusaraba muri inzira y'umusaraba. Hari abagore bamuriraga, hari ndetse na Simoni w'Isireni ndetse n'abandi benshi bafatikanyije nawe. Nguko rero kurira nkarizwa n'ibyaha byanjye, nkagira ikiniga nk'uyu mugabo w'umuherwe urizwa nuko akifitemo virusi y'ubwoko, nkarizwa n'ingeso mbi zanjye zibambisha Yesu ku musaraba. Ibi byose nkabyikorera nkabiheka, nkabitura Yesu hehe? Ku musaraba. Aha, aho umusaraba urangirira, inzira y'umusaraba ndahize mvuga ko ari kuri Pasika kwizuka. Umusaraba urangirira ku mbabazi. Yesu akabara yewe n'abishibe, Yesu akabara n'ibisambo abari babamba. Nguko kubabara nkamenya no kubabarira abandi, ngashengurwa n'amafuti yanjye, ibyaha nkorera Yesu. Yesu abarira bishibe. Nguko kubabare burangirira ku rukundo, urukundo rutsinze, la victoire de l'amour. Imana itsinze, imbabazi zitsinze. Kuko nyine ikibi atari cyo kizagira ijambo rya nyuma ku mukristo mu buzima bw'abantu, ahubwo ko atari runtu izagira ijambo rya nyuma, runtu y'amoko, ahubwo ubumuntu, imbabazi. Abantu bose nkababonamo abana b'Imana, nta kuvangura. Kuko nyine umusaraba ari ukwigaragaza nyine kw'Imana mu buzima bwacu, kwigaragaza kw'imbabazi z'Imana. Yesu nyir'impuhwe mwana w'Imana niyemeje guhekana nawe umusaraba, maze ingeso mbi zose zari zaranziritse, amacakubiri, irari, uburwayi ku mubiri ndetse no kuri roho, ibyo byose bibambye ku musaraba muri iki cyumweru gitagatifu, kugira ngo nzazukane nawe wowe bugingo bw'iteka. Amen. Mugire icyumweru cyiza mwese. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.